Vitiligo cyangwa se kuba nyamabara nk'uko mu kinyarwanda tuyita, ni indwara ikunze kwibasira uruhu. Bivugwa igihe ku mubiri w'umuntu ibice bitandukanye hagiye haza amabara, akenshi yo kuba inzobe cyangwa se k'umweru ntihase n'ahandi. Bishobora gufata agace kanini cyangwa se bigafata agace gatoya. Ibi biba bivuze ko uturemangingo dushinzwe guha ibara uruhu rwacu arirwo tuzwi nka melanocytes tuba twangiritse, nuko ahangiritse hagahindura ibara. Ese ubundi vitiligo ni indwara iterwa n'iki? Kugeza n'ubu impamvu nyamukuru itera vitiligo ntiramenyekana neza. Icyakora ubushakashatsi buracyakorwa ngo bugende bugaragaza ibintu byinshi cyane. Hari bimwe mu bushakashatsi bwagiye bukorwa. Ubwa mbere bwagaragaje ko bishobora kuba biterwa n'ubudahangarwa bw'umubiri bwibeshya, nuko bukabona twa turemangingo twa melanocytes nk'abanzi baje kwangiza uruhu, nuko tukabwangiza, bityo umuntu akaba yagira iki kibazo. Ubundi bushakashatsi bugaragaza ko bishoboka kandi ko utwo turemangingo dutanga ibara ry'uruhu natwo ubwatwo dushobora kwiyangiza. Bishobora kandi kuba biterwa n'uruhererekane rwo mu miryango. Hari n'abakeka ko gutwikwa n'izuba kenshi igihe kinini cyangwa se kugira stress bishobora kubitera. Gusa ibi byo nta bushakashatsi burabyemeza. Ese ubundi ni bande bashobora kwibasirwa na vitiligo cyane? Akenshi iyi ndwara ikunze gufata abantu bageze mu zabukuru, cyane cyane abarengeje imyaka 40 y'amavuko. Gusa n'abari munsi yayo bashobora kuyirwara, dore ko n'umwana muto ashobora kuyirwara cyangwa ushobora kuyimusangana. Iyi ndwara kandi byagaragaye ko ikunze kwibasira abantu bafite ikibazo cy'imikorere mibi ya thyroid, ibikora ku buryo burenze ubukenewe cyangwa se ibyo twita hyperthyroidism. Ndetse inashobora kuba uruhererekane rwo mu miryango, aho mu gihe mu muryango harimo uwayirwaye nawe ufite ibyago byinshi byo kuba wazayirwara. Ese iyi ndwara irangwa n'iki? Nk'uko twabivuze tugitangira, iyi ndwara irangwa no kuzana amabara ku ruhu ahantu hanyuranye. Akenshi aya mabara akunze kuza ahantu hagerwa n'izuba vuba, nko ku maboko, ku maguru, mu maso ndetse no mu kanwa. Icyakora hari n'ahandi aya mabara akunze kuza nk'ahazengurutse umunwa, ku maso, ahantu hazengurutse amaso, ku myenge y'izuru ndetse no ku myanya ndangagitsina. Ndetse uzasanga abafite iyi ndwara n'ubwoya baba baraharwaye nabwo buhindura ibara bukereruka cyane. Nk'uko twabivuze hejuru, hari igihe hafashwe hatiyongera, bikaguma uko, uretse ko hari n'igihe bigenda bikura ugasanga byafashe ahantu hanini cyane, cyane cyane ku bantu bakuze cyane. Ese ubundi vitiligo ivurwa ite? Nubwo kugeza n'ubu iyi ndwara nta cyitera kizwi, havurwa ibigaragara, nubwo nabyo kubivura 100% bishobora kutagerwaho. Kuvura ni ugutuma uruhu rwongera gusa neza, aharwaye hagasa n'ahandi. Mu kuvura rero harebwa ubwinshi bw'amabara, ingano y'aho amabara ari, icyo umurwayi yihitiyemo ko gishobora kumuvura ndetse n'ibindi. Imiti imwe n'imwe ntabwo iba myiza kuri bamwe kuko ishobora no gutera izindi ngaruka mbi. Ikindi kandi imiti imwe n'imwe bisaba kuyifata igihe kinini, ndetse rimwe na rimwe ntinakore. Rero bisaba kwihangana. Mu miti itangwa harimo imiti yo kwisiga isigwa ahantu amabara ari, imiti inyobwa uburyo buzwi nka pova plus ultraviolet A, kubaga hagakurwaho ahari ibara hagasimbuzwa kandi gace kakuye ahandi hatarwaye. Gusa ibi bikorwa iyo hari amabara mato cyane. Iyo ari amabara menshi cyangwa se yafashe intera ahantu hanini cyane, ntago ushobora kubisimbuza, ntibyakunda. Ikindi hashobora kwitabazwa ibyo kwisiga cyangwa se makeup, ku buryo usiga ahari amabara hagasa n'ahandi. Ibi byose ugenda ugerageza ikizahura n'uruhu rwawe. Niyo mpamvu usabwa kutarambirwa, kuko kuvura bishobora no gutwara imyaka myinshi cyane, rimwe na rimwe ntibinagerweho. Gusa nubwo twakomeje kubyita indwara, mu by'ukuri si uburwayi bwatera ikibazo buramutse butavuwe. Ni uko gusa bitera ipfunwe rimwe na rimwe umuntu ufite amabara adasa ku mubiri we, naho ubundi ushoboye kwiyakira imiti si ngombwa rwose. Gusa usabwa kurinda aho izuba rishobora kugera cyane, kuko bishobora gutuma byiyongera. Iyo rishoboye kugera ahantu ubwo burwayi buri, bishobora kwiyongera bikaba binini cyane. Mbashimiye ko twabanye. Ibi byamenye ku ndwara ya vitiligo twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe, urugero utayikoze, ukande like, usige comment, ukora na share nyinshi cyane, tujye tubana mu minsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la